Ese ashimwe cyane ni Mando nanone. Uyu munsi turavuga ku buryo bwa kabiri bw'ukuntu Imana ivugana natwe, ari ryo jambo ryayo. Nta busobanuro bwinshi cyane rero ndi butange ku kuntu Imana ivugana natwe mu ijambo, kuko Imana ni ijambo. Nta bundi busobanuro. Imana ni ijambo, ubwayo ni ijambo. Reka dusome ibyanditswe byera, dusome muri Yohana wa mbere igice cya mbere. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere uravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Uwo ni Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo rero buri jambo ryose riri muri Bibiliya, iyo urisomye Imana ibirimo kuvugana nawe direct, itanyuze mu wundi muntu, atari undi muntu uri gusomeye. Nubwo bari gusomera katuvuge ngo ntuzi gusoma, umuntu akari gusomera ayo magambo barimo kuva mu kanwa k'Iteka direct, kuwiteka direct. Reka dusome muri Timoteyo wa kabiri ibice 3 murongo wa 16 haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Byahumetswe n'Imana. Ndumva iryo jambo risobanuye byose. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Iyo usoma ijambo ry'Imana rero, Imana ibirimo kuvugana nawe umwe ku wundi. Ijambo ry'Imana niryo ritwihanisha. None se iyo usomye ijambo ry'Imana ugatsindwa, ukihana, ninde ubuvuganye nawe? Si ijambo wasomaga, ni Imana. Imana ubwayo ibivuganye nawe. Ijambo ry'Imana niryo ritwihanisha, ijambo ry'Imana niryo riduhumuriza. Kwa kundi usoma umurongo ukumva urahumurijwe. Hari ukuntu uba uri muri situation runaka ukavuga ngo reka mfate Bibiliya. Abantu bamwe baravuga ngo numva ikintu kirambwiye ngo mfate Bibiliya. Buriya nuko Mwuka Wera tuyobora. Ngo reka mfate Bibiliya, ndavuga ngo reka mbumbura. Buriya buryo ni nabwo bwiza cyane. Yes, ni ufashe umurongo. Ikintu namenye nshaka kubasangiza no kuvuga ngo Imana ikunda cyane ko gusoma ukurikira igitabo ku kindi nabyo ntacyo bitwaye bikuyoboramo, ariko ikunda cyane iyo usenze ukavuga ngo nyobora Mwuka Wera, hanyuma he kuyobeye akaba, kuko icyo givugana nawe direct kuri situation runaka nyayo wari urimo, kucyo wari ukeneye uwo munsi. Namenye rero ko Imana ibikunda. Rero waba katuvuge ngo ufite ikibazo, ndatanga nk'urugero, nkuko wagenda ukajya ku musozi ukajya gusenga uvuga uti Imana ndengera, nagusabye business igihe kiragiye, ndabona ari nta kigenda, ubukene, ubushomeri. Hanyuma rero wamara gusenga ukicara ukajya gusoma Bibiliya, ugafata Bibiliya, wabumbura ukagwa muri cya cyanditswe kiri muri Yesaya kivuga ngo mu gihe cyanjye nzabikora. None Imana ntabwo ibigushubije, ibivuganye ntawe. Hari igihe uba urimo kurira wumva ukeneye cyaguhumuriza, ukagwa ku ijambo rivuga ngo humura, witinya, ndi kumwe nawe. Hari igihe nigeze kuba ndi hagati y'ibitero, abana baraterwaga nkagira ubwoba bwaranyibitsemo, numva naratinyaga. Noneho nabona umwana arwaye cyangwa nabona inzozi mbi, nkiheba, nkicara, nkarira, nkasenga. Noneho igihe kimwe nanicaye ku buriri bwari ku mugoroba, ndiyo ntekereza, ndavuga ariko Mana, abangirira nabi bose ko numva ari nta muntu nagiriye nabi, ndumva ari nta muntu urimo kunyitura inabi namugiriye. Kubera iki abana banje bibasiriwe? Kubera iki nanyura mu buzima nk'ubu ngubu? Mbese numva umutima wanjye ufite ubwoba, ndibaza subu abana banje imyuka mibi ishobora kubagiraho ingaruka. Ndimo ntekereza ibyo bintu ncecetse, ngiye kumva numva ijwi rimbwira imbere muri jewe, ni nkaho umuntu yakubwira ngo fata Bibiliya,
mfashe Bibiliya ndabumbura gutya amaso yanjye agwa ku ijambo riri muri Yesaya sinibuka igice rivuga ngo uzaherera hehe no gutinya abana b'abantu bakwica umubiri ariko batashobora kwica ubugingo. Ni ukuri numvishije rinyihanishije ndavuga Mana umbabarire ko wamugana Imana undinze mu bikomeye ariko indiyo nicaye hano ndafite ubwoba bw'uko abana banjye bashobora kugirirwa nabi. So sinzi rero niba nsobanuye icyo guhumurizwa cyangwa se kubwirwa n'Imana ubwayo inyuze mu ijambo ryayo, kuko buri cyanditswe kera cyose cyahumetswe n'umwuka w'Imana. Nusoma ijambo niyo mpamvu ari ingenzi gusoma cyane ijambo kuruta kuko niyo Imana ivuganye nawe no mu mayerekwa tubona na kenshi n'inzozi na message tugenda duhabwa n'Imana, abazi kumva Imana ivugana nabo, abazi kuvugana nayo, uvuga ati Imana yavuganye nanjye, kenshi ugiye gusanga buri murongo buri jambo iba yakubwiye riba rifite umurongo muri Bibiliya uri backing. Ni no ko umuntu amenya ko mu by'ukuri iyo message ivuye ku Mana. Buri jambo Imana ivuga rigasohoka riba riri ahantu muri Bibiliya. Ishobora kurivuga wenda nkuko ritanditse muri Bibiliya ariko iyo uribonye ubu uhita uribona muri Bibiliya. So buri kintu cyose Imana ivuze umurongo buri muri Bibiliya. Hari ibintu nagiye numva na umwami akambwira noneho nasubiramo kubisoma kuko ndabyandika, nasubiramo kubisoma mu by'ukuri nkasanga cyangwa naba nsoma Bibiliya nkazagwa kuri wa murongo, ugasanga buri murongo buri jambo ikubwira rifite umurongo uri backing. Rero ijambo ry'Imana ni Imana ivugana nawe ubwawe. Kandi yindi nama najya nubu usoma ijambo ry'Imana ujye ubanza usenge, usabe Mwuka wera kugira ngo aguhishurire, usabe ubuntu bwo kugira ngo usome usobanukirwe unahishurirwe, kuko atari umwuka wo kuguhishurira Bibiliya ushobora kuyisoma nk'imvaho, ushobora kuyisoma nk'ikindi gitabo cyose wasoma. Ntabwo ari ubwinshi bw'ibyo usomye ahubwo nihishurirwa ubonye kuri bikeye usomye. Ushobora gusoma umurongo umwe ukirwa umeditaho ubwiza bw'Imana bukakubaho kandi n'ukuri Imana ikakwishimira. Rero nugwa ahantu hagusaba kwihana ihane, wibaza byinshi ngo ndumva uyu munsi kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo wiyita umukiranutsi abagize Imana inyabinyoma. Niba ari gusaba kwihana ihane, niba ari gusaba gusengera igihugu ihanira igihugu, niba ari gusaba kugira neza ubwo hari aho utagize neza, niba ari gusaba kwishakishamo wowe mutima wawe ndani ukareba niba ugenda neza bikore. Jewe nakugira inama yuko ijambo ryose hari igihe hari ukuntu tujya tugira ushaka kumva ibyiza gusa, wabwo ku ijambo rivuga ngo ni urugero rivuga ku busambanyi ukavuga narebye nabo, ukongera ukavuga reka nongere ngere gute nongere mbumbure. Wabwo kurivuga kwihana ukavuga ntabwo ari iryanjye uyu munsi, icyo gihe urimo gukoresha amarangamutima yawe. Emera Imana ikuyobore. Niba ikujyanye aho hantu hari igihe ikubwira ibintu bitarakubaho ariko byari biri imbere bigutegereje. Ndatanga urugero, hari igihe nabyutse rimwe nari inaha noneho ndasenga Imana. Hari igitabo nasomye inyuma, rero Imana iza kumbwira inyereka kwifuza imbere yanjye. Ndavuga se Mana ko numva ndishakisha, numva nta hantu nifuje pe, numva nta kintu nifuje. Kumbe yari izi ko hari ikintu kiri yubumbeho nyuma mu munsi ku mugoroba. Kuri uwo mugoroba rero haza kuza abantu bamwe mu rugo, baza bafite imyenda ibitenge, noneho bari babizanye. Bimwe byari byo kudoda, ibindi ndanadoda, ibindi byari byo gusubiramo, bari babikuye muri Afurika. Noneho amaso yanjye icyo yabonye, icyo nifuje numvaga nafata nanjye nkakigura, bari bagifashe. Ndagikunda, numva nukuri nicyo nashakaga. Noneho ndavuga nibiki iki gitenge, nyiracyo nawe cyari kidoze, nyiracyo nawe yanga kukirekura. Aravuga ati mva nafashe iki, amafaranga yari yose ndayishyura rwose,
noneho numva nicyo nakunze nukuri nakibona nkumva Imana wenda nacyambara nkipima mu bamaze kugenda mbona nukuri cyari icyo ariko kuko kitari cyanjye nuko byagenze. Noneho ku mugoroba bamaze kugenda byose byashoje niho naje kugarura ubwenge ku gihe nibuka ko mu gitondo nabwiwe kwifuza ndavuga Mana umbabarire gukiranirwa kwanjye kuko nukuri kiragitenge nakifuje kuko nicyo nashakaga niyo mabara yanjye niyo mabara nari nakunze. Hari igihe rero ijambo ry'Imana riba rikubwira ibintu biri buze kukubaho nyuma bitarakubaho utarakora icyo cyaha ariko kuko Imana ireba byose izi byose ikuzi kuruta uko washobora kubitekereza iba yabonye ikiri imbere yawe hanyuma rero ikagerageza kukoherereza notification. Icyo gihe rero iyo ushatsemo kumva ntago umutima wawe uri kugushinja kuri icyo kintu senga usenya uwo mwuka kuko ushobora guhura nacyo imbere. Imana yo mu ijuru rero ibagirire neza dukunde gusoma ijambo ry'Imana. Ndasaba Imana ngo iduhe inyota n'inzara by'ijambo ry'Imana kuko uko ugenda ugira inyota n'inzara niko uhura n'Imana iyo uyishatse nayo irakwiyereka. Ubuntu bw'Imana rero bane namwe. Shalom.